turaganira ijambo rivuga ngo igihe cyo gusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Ni ijambo Yesu Kristo yavuganye n'umudamu w'umusamariyakazi, aramubwira ngo igihe kirageze. Haleluya. Igihe kirageze kandi igihe kirasohoye yuko abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho muri kino gitondo, igihe cyo gusenga mu mwuka no mu kuri. Nicyo gihe dusohoyemo, nicyo gihe tugezemo. Kubera iki? Kuko hariho benshi basenga ariko badasenga mu mwuka, hari benshi basenga ariko badasenga mu kuri. So niyo mpamvu tugiye kuganira kuri iri jambo. Reka rero dusome mu gitabo cya Yohana ibice 4, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Reka dufate biriya zacu dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yohana igice cya 4 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Biravuga ngo nuko umwami Yesu amenye yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukala, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, makuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati,
ni igihe tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati urashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo bajye aho ari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nimwubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe, umusaruzi ahabwe ibihembo, ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Kuko iri jambo ari gukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta abambere kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize avayo ajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atazagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Haleluya. Data, reka ijambo ryawe rigira imbaraga kandi rigira ubushobozi, kugira ngo data batwumva bose, data bashobore gusobanukirwa no gutahura icyo uvuga, kandi mwami bashobore guhagarara mu mwanya wawe, ndetse bazamurwe nawe, kandi ijambo rigira aho ridukura no ritujyana, kubw'icyubahiro cye no kubw'imbabazi ze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Igitondo cyiza kuri mwese mudukurikiye, kandi Imana ikomeze bagire neza, ikomeze baho umugisha muri uko kwezi kwa gatandatu turimo. Turaganira ku nkuru ya Yesu Kristo hamwe n'umudamu w'umusamaritani cyangwa se w'umusamariya. Haleluya. Ku cyumweru cyashize twavuze ku mugabo w'umusamariya n'ubundi Yesu yavuzeho ubwo umufarisi yamubazaga ngo mwene so ninde, undi amwereka ineza n'urukundo rw'umusamaritani yagiriye umuyuda wari wahohotewe, wari wakubiswe, ndetse ashigaje gato ngo apfe, ariko araza arokora ubuzima bwiwe. Ni ubutumwa bwiza twavuze buri kuri channel yacu Loves of God Ministries, urashobora kubusangaho nubwo icyumweru gishize last Sunday ishize ubutumwa bwayo buriho, buri kuri iyi channel yacu, urashobora kujyaho ukabukurikirana, twavuze mu buryo burambuye. Impamvu Yesu yatanze urugero rw'uriya musamariya nuko hari amakimbirane cyangwa se kutumvikana kuri hagati y'abasamariya hamwe n'abayuda.
rero twongeye kubona Yesu yicaranye n'umusamariyakazi. Uyu musamariyakazi ubwoko yaturukagamo bw'abasamariya na Yesu Kristo ubwoko yavukiyemo bw'abayuda bari abantu batahuzaga. Byavuye kuki? Ubundi abasamariya ni bande? Abasamariya nabo ni Abisirayeli. Ntimugire ngo n'abanyamahanga, ni Abisirayeli. Bakomoka kwa Yakobo, nabo ni urubyaro rwa Yakobo. Bura inshuro nyinshi tuvuga ngo Abayuda banena Abasamariya, ariko wenda ukabaho kwibaza ngo Abasamariya bari abantu bakure, bari nk'Abafilisitiya wenda example, cyangwa se bari nk'Abanyakanani. Amateka avuga ko aba Basamariya ni ubwoko bwakomokaga muri Yozefu bene se bagurishije muri Egiputa. Noneho yabyaye abana babiri, ari we Efurayimu na Manase. Uyu rero Efurayimu na Manase, ubwo Yozefu yari muri Egiputa yababyaye, ise Yakobo azi ko Yozefu yapfuye, ntiyari azi ko Yozefu akiriho. Igihe rero Yakobo yamanukaga muri Egiputa, Yozefu amaze kumutumaho akamanuka akaza akamusanga mu gihugu cy'Egiputa, Yakobo yaraje asanga Yozefu yabyaye abana babiri, ari we Efurayimu na Manase. Yakobo abwira Yozefu, aramubwira ati aba bana wabyaye nzi ko wapfuye, abana wabyaye nzi ko utakiriho, uhereye uyu munsi n'abanjye bazabona umugabane wanjye mu rubyaro rwanjye, abandi uzabyara uhereye uyu munsi bo bazakwitirirwa, ariko abangaba ubyaye ntaraza, nari nzi ko wapfuye, naza ngasanga urahari, bo ntabwo uzabitirirwa, ahubwo bazitirirwa jyewe, baza mu rubyaro rwanjye. Abo rero Manase na Efurayimu bakomoka muri Yozefu wa Yakobo, nibo bavuyemo ubwoko bw'Abasamariya, nibo baje kuvamo Abasamariya. Kugira ngo ubundi bahinduke bitwe Abasamariya, nuko batuye mu gace kitwaga Samariya. Yesu ashimwe. Ubundi kugira ngo witwe umunyarwanda nuko wavukiye mu Rwanda ugakurira mu Rwanda. Rero umunyarwanda si izina, kandi umunyarwanda si ubwoko, ahubwo ni related y'ubutaka bwawe, y'agace kawe. Uko niko biri. Iyo bavuze ngo Umurundi, iyo bavuze ngo Umukongomani, iyo bavuze ngo Umunyakenya, Umunyakenya si ubwoko, ahubwo Kenya ni igihugu, Kenya ni agace, ni ubutaka. So rero bibaho yuko abantu bitirirwa agace batuyemo. Ubwoko bwabo ni Abayisirayeli bakomoka kwa Yozefu no kwa Manase na Efurayimu, ariko bitewe n'agace batuyemo byatumye bitwa Abasamariya, kuko bari batuye yitwaga Isamariya. Rero byaje kugenda gute kugira ngo habe
kwishishanya hagati y'igice cy'abayuda gituye mu bindi bice n'aba bayizeri batuye muri aka gace k'i Samariya. Ikibazo cyaje kuhaba ahangaha i Samariya naho hari mu gikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Bwari ubutaka nabwo bwa Yakobo yahaye umwana we Yosefu, yari yarafukuye iriba. Ariko aba batuye ahangaha baje guhinduka, ntibaba bagisenga Imana ya se Yakobo na sekuru Isaka, ntibaba bakizera Imana Yosefu yizeraga, ntibaba bakizera Imana ya Aburahamu, ahubwo bazana ikigirwamana cyitwa Ashimani. Iki kigirwamana cyitwa Ashimani bagishinga i Samariya ku musozi wa Gerizemu, umusozi w'imizabibu. Bawise Gerizemu kubera ko ni umusozi w'imizabibu. Niho bashinze ika kigirwamana, hanyuma baba batangira gusengera. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi yari yaratoranije i Yerusalemu ku musozi wa Siyoni ngo abe ariho hubakwa urusengero kandi abe ariho basengera. Kuri uyu musozi Siyoni aho Imana yatoranije niwo musozi Aburahamu Imana amubwiye ngo ajye gutambiraho Isaka. Ahageze agiye kuhatambira Isaka, Imana izana umwana w'intama, izana incungu. Ariko Aburahamu yatangiye ibitambo, ahakorana isezerano n'Imana, haba ahantu hejejwe. Rero mu gihe Imana bahaga igihugu ibagaruye ije kubaha igihugu, mu gihe Imana rije kubaha igihugu bagombaga kuza kuri wa musozi Imana yakorana isezerano na sekuru Aburahamu, bakaba ariho bashyira urusengero, bakaba bakomeza kuganira n'Imana no gukorana n'Imana. Rero abayuda bakomeje gusenga, abayuda bakomeje gusenga no kuba imbere y'Imana no kuba mu bwiza bw'Imana. Bo basengeraga i Yerusalemu ku musozi wa Siyoni, ahari urusengero rw'Imana nzima. Ariko aba bene Yosefu bo kwa Manase na Efurayimu bazana cya kigirwamana kitwa Ashimani. Iki kigirwamana bagishinga ku musozi wa Gerizemu, ku musozi w'imizabibu. Noneho baba batangira gusengera. Igihe batangiraga kuhasengera kuri umusozi wa Gerizemu, ariko badasenga Imana nzima, ahubwo basenga iki kigirwamana cya Ashimani. Icyo bakoze ni kimwe, nubwo ngo baziruye imiziro yose. Imana ikura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa yari yarabahaye urutonde rw'uburyo ki bagomba kubaho, ko bagomba kugenda, ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe, ibyo bagomba gukurikiza n'ibyo bagomba kuzira. Ibi byose Imana yarababwiye, ibaha amategeko yabo: ntimukarye ibi, ntimukanywe ibi, ntimugakore kuri iki, ntimukagenze gutya. Ibyo twavuze mu cyumweru cyashize. Ibyo byose rero umuyuda w'ukuri wubaha Imana yagombaga kubigenderamo. Hari urugendo atagombaga gukora ku isabato, ntiyagombaga kwikorera umutwaro aremereye ku isabato, ntiyagombaga gukora ku mugore uri mu mihango, ntiyagombaga kurya ingurube, ntiyagombaga kurya igisiga. Iyo babaga bakoze ku muntu wapfuye bagiraga iminsi yo kwirabura bagategereza. Ibyo byose rero byari biri mu mategeko Mose yabahaye. Okay, nuvuga ngo hari amategeko, hari n'amabwiriza. Amategeko yari 10 ariko amabwiriza yari menshi. Kuko burya mu buzima
tugira amategeko atugenga, ariko tukagira n'amabwiriza atuyobora. Yesu ashimwe. Amategeko aratugenga, sinzi nimba ntabicuritse, aratugenga, aratuyobora. Amategeko aratugenga, kugenga ni nko gutegeka, aradutegeka. Ariko amabwiriza aratuyobora. Umuntu wese mu buzima bwiwe, hejuru y'amategeko atandukanye, agira amabwiriza yishiriraho. Kugira ngo urugo rwawe rubeho rukomere, uyobora umugore wawe, uyobora abana bawe, urugo rugomba kuba rufite amabwiriza arugenga, aruyobora. Niyo mpamvu uzasanga hari ikintu kimwe gikorwa mu rugo runaka, ariko mu rundi rugo kidakorwa. Hari ibintu bidafite icyo bitwaye mu rugo runaka, ariko hari ibindi bifite icyo bitwaye mu rugo runaka, kuko abubatse urugo bashyiraho amahame n'umurongo bagenderaho. Iyo ayo mahame rero yananiranye, urugo rurasenyuka. Sosiyete niko zimera. Uzasanga hari ibintu biri mu muco w'Abanyarwanda, biri mu muco w'Abarundi, bitari mu muco w'Abagande, bitari mu muco w'Abanyakenya. N'ubu ni nko mu gihugu cya Uganda cyangwa cya Kenya example, ushaka kuzabona umuntu rwose yambaye kositimu na karuvati, ariko afite ikigori arimo yirira mu nzira, arimo yirira inanasi ku muhanda hasi, arimo yirira umwembe. Aragura umwembe rero bakamuhatira agahita awurira aho ngaho, yambaye karuvati, afite n'imodoka, ntacyo yamutwaye, nta n'umuseka. Ariko nugera mu Rwanda cyangwa mu Burundi, uzasanga umuntu nubwo ashonje, ariko ntago ashobora gupfa kurya ibyo abonye no kubirira aho abonye. Biri mu mico. Nta tegeko rihari rihana umuntu waririye ikintu mu muhanda mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'u Burundi, ariko muri iyo mico igenga sosiyete, uwabikoze bavuga ngo yataye umuco, ariko nta munyururu bagushyiramo. Hari imico igenga amasosiyete. Mu bihugu byo hanze uzasanga bakubwira bati, usanze umuhungu n'umukobwa barimo basomana ku muhanda, burebera ku ruhande ukikomereza, cyangwa se wanareba ukikomereza, si bikureba. Manage your mind. Ariko noneho nk'ibihugu byacu bya Afrika, ibyo kugira ngo bikore bigusaba kujya hiherereye, kubera ko uwakubona wese ku muhanda, umuhungu n'umukobwa bumiranye barimo basomana bagenza gute, avuga ishyano ryaguye, ibara ryaguye. Ntibibaho, ntibibaho. Ibyo ni imico igenga ubuzima bw'abantu, igenga sosiyete, kugira ngo sosiyete ikomeze ibeho. Rero ibyo ngibyo bivuye mu buzima bwanyu, sosiyete irangirika. Niyo mpamvu rero Imana ihamagaye Abisirayeli, ibahaye igihugu, yabahaye amategeko, ariko ibaha n'umuco, ibaha ibiranga umuco wabo. Mu muco wanyu muziribi, umuco wanyu mugire gutya. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita culture, hari n'icyo bita ritual. Rero
ritual ni imigenzo n'imihango iba hagati muri culture, mu muco. Buri bwoko bwose, buri gihugu cyose kirabigira. Ibyo rero byagengaga Abisirayeli bandi bo mu gice cy'abandi bana badaturuka kwa Manase na Efurayimu. Aba batuye Samariya bo babirenzeho, bo barisanzura, baba nk'ayandi mahanga yose, bakirira, bakinywera, bakikora buri kimwe cyose. Muzarebe, uzasanga wohereje umwana ku ishuri muri interina yarafite imico agenderaho mu rugo, yagaruka ugasanga ibintu byarahindutse. Uzasanga wohereje umwana kwiga i Burayi, yarafite uko ateye mu gihugu cyawe, yarafite uko agenderaho muri Afurika, ariko yagaruka avuye i Burayi ugasanga reka da ibintu byarangiritse burundu. Kibazo ni nge wamureze, ni nge wamubyaye, cyangwa yaragiye afata imico y'amahanga arayizana. Ikiro ni cy'abantu b'Isamariya bakoze, baragiye bafata imico y'amahanga basa nayo. Abisirayeli nabo basigaye mu kindi gice cy'abakoze ni kimwe, bahise bashyiraho uruziga, ariko kari agace n'ubundi kari mu gice cyabo. Ni nk'uko wavuga ngo ufashe wenda karitsiye imwe, wenda reka tuvuge nk'ahantu mu Burundi, ukavuga ngo iyi karitsiye yo mu Buyenzi iri hagati muri Bujumbura, ni agace kari muri Bujumbura, ariko ni agace kamwe tukavuga ngo aka gace ko mu Buyenzi gafite imihango yako n'imikorere yako n'imisengere yaho n'imyizerere yaho. Ukabuzi ngo ninjya kujya mu Buyenzi barangaburira ibikeri, ninjya kujya mu Buyenzi barangaburira ingurube, n'example. Ninjya kujya mu Buyenzi ndasanga rwose bangaburiye inkende, bo nta kibazo. Ugasanga abantu baho ibyo byose baririra, ariko abandi batuye mu bindi bice nko mu Ngagara n'ahandi batinya ko bajya muri resitora za hariya, batinya ko banywa amazi ya hariya, batinya kugendera n'akara gace bitewe n'uko bo ntacyo batinya, ntacyo bazira, nta n'icyo baha agaciro. Cyangwa se ugasanga wenda nko mu Rwanda avuze ati Gatsikata, uhageze indayo zisanga ku muhanda, abasinzi, inzoga za suruduwiri, ibiki byose, ibibi byose. Ukabuzi ngo umva bavuga ati umuntu wo mu Gatsikata, ukabuzi yuko bara rwose itabi baricuruza ku muhanda, akamugi binywera ku manywa y'ihangu, abagore bagura ku manywa y'ihangu. Nuko umugore afite abagabo 5, umugabo afite abagore 10, kandi barabisharinga nta kibazo. N'urugo ndimo kuba ni agace kamwe n'ubundi kari mu mujyi wa Kigali, ariko muzi neza ko abantu baho n'ibikorerwa aho ngaho. Niyo haciye uhaca wihuta, ntago bakugurisha inyama zo ku muhanda ngo uzige, kuko samutemu haba harimo utubeba, haba harimo utunyoni, haba harimo utuntu runaka, bo baririra nta kibazo, ariko abandi bigutera ishishi. So ndimo sobanura rero Samariya kugira ngo wumve, kuko inshuro nyinshi ushobora kumva ukibaza ese iyi story kuki yabaye, ikiganiro kuki cyabaye. Yesu Kristo rero ateye intambwe, yarimo ajya i Galileya, ariko ngo yiyumvamo guca i Samariya. Ubundi ni ahantu banabererekeraga bacaga ku ruhande, ariko noneho we muri we yumva ko agomba kuhaca. Ngo hari isaha ya 6 cyangwa se hari 6 z'amanywa, aramanuka, ageze mu nzira inzara irabakubita, bari bashonje cyane. Inzara ibakubise, avuga yohereza abigishwa be mugende gushaka ibyo kurya. Ngo arangije apfa kuyicarira ku iriba, niko bere yavuze. Ariko ubundi Yesu Kristo burya ntago ajya apfa kuyicara, ntago ajya apfa gukora ikintu kitari muri gahunda. Burya ikintu cyose Yesu Kristo akoze kiba gifite umurongo, kiba gifite icyerekezo. Haleluya. Ngo apfa kwiyicarira. Ako kanya ku isaa 6 haza umugore w'umusamariyakazi aje kuvoma afite ikibindi. Ageze ku iriba asanga umugabo uhicaye, ariko amwitegereje asanga ni Umuyuda. Bari baziranye bavugaga ururimi rumwe, urumva, ariko imyambere yabo yabaga itandukanye, n'akarita nyine zitandukanye, ariko waramureba gukomenya uyu ni Umusamariya, uyu nguyu n'uyu. Buri wese yabaga afite ikimuranga kigaragaza aho aturutse n'ahavuye. Usanze ari Umusamariya,
uyu musamariyakazi asanze Yesu Kristo ari umugabo w'umuyuda wica ngo ntiyaramuzi, avuga uyu ngo ni bisanzwe nta kibazo, reka ngende nivomere. Kubundi mu mateka avuga ko uyu mugore yari indaya, rero yatwaraga abagabo b'abandi, na Yesu Kristo yaramurondoye, yatwaraga abagabo b'abandi. Kubera uku guhora atwara abagabo b'abandi byatumye abandi bagore bamuhiga. Abandi bagore baramuhigaga kugira ngo bamukubite, kuko urabizi ko abagore barafuha cyane. Kugira ngo umutwarire umugabo akubona kwihorere ntago byoroshye. Rero kuko yatwaraga abagabo b'abandi, buriya ahanini ikintu bapfa ntugire ngo hari ikindi, si uko batwaye umugabo, ahubwo iyo umugabo yagiye ku wundi mugore ntago agenda amaramasa, ntago agenda imbokoboko, ahubwo agenda atwaye ubutunzi bw'urugo. Nimba mu rugo yari guhahisha 2,000, ahahisha 500, icyatanu akakijyana kuri uwo mugore bagiye gusambana. Mu rugo ahahisha 200, 1,800 akagitwara hariya. Mu rugo ashobora gusiga barimo barya ibishyimbo n'akawunga gusa, akajya kuri uwo mugore akagura inyama, akagura imikata, akagura amaburiba, akagura buri kimwe cyose. Ariko mu rugo agasiga barimo barya ibishyimbo n'ubugari. Ibyo rero bituma wa mugore wundi mukuru avuga ngo aka kaga n'ishyano ndimo gucamo n'iriya shyano ry'indaya ntwariye umugabo. Yaba atarajyanye umugabo wanjye, biriya bintu uriya mugore arimo kurya n'ibyanjye, ubundi ahanini burya ntugire ngo hari n'ikindi intambara zivaho. Aha ni ntango urugamba ruba rushingiye. Arimo ararya ibyo nakabaye ndya, arimo aranywa ibyo nakabaye n'iby'abana banjye. Kubera ko inshuro nyinshi bari abagabo bagenda mu bagore mu kuri bahura n'ikibazo cy'ubukene, atari uko babuze amafaranga, ariko indaya zirya nk'imodoka ifite moteri ishaje cyangwa yatobotse itiyo ya essence. Imodoka yatobotse itiyo ya essence ushobora gushyiramo, ushobora gufata full tank ukuzuza ukagenda kilometero kimwe ukumva essence irashize, ukibaza iyi modoka essence yose iranyoye, ariko kumbe yamenetse mu nzira. So rero usanga abagabo benshi bajya mu bagore ingo zabo zirahungabana cyane. Icyambere nta mwanya abonera urugo rwe, nta mwanya abona w'umugore we, nta mwanya abona w'abana be, nta mwanya abona w'umuryango we, kandi n'ibyo afite byose agenda kubihonga bariya. Ikindi ziranda ziranabaroga, barabaroga pe bakabatwara ibitekerezo n'ubwenge, babazirika ku mweko. Yaba yakwinjira mu rugo ibintu byose bikamunukira. Usanga no bari abagabo bagira amahane mu ngo zabo, ikintu cyose kivuzwe ni intambara, bararwana, baratukana, barakubitana. Kubera iki? Haba hari imyuka babashyizeho ituma batanezererwa ingo zabo, ituma batishimira abana babo, ituma badaha agaciro abo bakanye, ahubwo umutima uhora urehareha mu ndaya, uhora urehareha mu bandi bagore. Iyo yicaye mu rugo bari ikintu kimubwira ngo genda ujye kuri uwo mugore, agasiga urugo rwiza, inzu nziza, kadestra irimo buri kimwe cyose, irimo televiziyo, irimo intebe nziza, afite igitanda cyiza yavanye Dubai cyangwa yakuye hanze mu Butaliyani mu kindi gihugu cyiza kimeze neza, matera nziza, akabijyamo akabura amahoro, inzuki zikamurya, amavuba akamurya, agasohoka yirukanka akajya mu kazu iyo ngaho muri quartier mbi ahantu n'imodoka itagera, agenda na moto, aparika imodoka nonyiza agafata moto akiyoberanya, akagenda akinjira mu kazu, yinjiramo yunamye, amabati atobotse, ararama akabara ikirere, akaba ari hajya kuryama, kandi yagera akaryama kumva afite amahoro. Kubera iki? Hari imyuka ibakurura, hari imbaraga zibajyana. Wamaze kubyinjiramo cyane, ntabwo ahanini ari imyuka y'abadayimoni uba ukirwana nayo iva mu busambanyi, ahubwo ni imyuka y'amarozi. Bari abagore b'indaya bagira amarozi ateye ubwoba, bararoga mu rwego rwo hejuru, kuko ababizi neza yuko uyu mugabo wifitiye umugore we, wifitiye abana biwe, nta kindi kintu cyatuma bareka, nta kindi kintu cyatuma basiga. Nkaryamana ariko arangiza akigendera akasura mu rugo rwiwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Rero no bakoresha ubushoboka byose
bagasuka bagatanga amafaranga, y'amafaranga abagabo babahaye bakajyana mu bapfumu, bakazana imiti, bakabaha ubuzima bw'abagabo ku buryo umugabo azinukwiwe burundu, yibagirwa buri kintu cyose. Noneho wa mugore ndi agasiga akoresha uyu mugabo nka telecommande, icyamubwiye cyose akacyumva. Yambwira umwana wanjye akeneye kujya ku ishuri, ako kanya agahita yishyura minerval, uwe ku ishuri bamwirukanye atanabizi. Bamubwira ati umwana bamwirukanye, ati madamu we wajya ukamwishyura, we si wawe. Ariko inda yavuga ati umwana wanjye bamwirukanye ku ishuri, agahita yishyura kandi batanamwirukanye. Nuko bigenda. Ibyo rero bituma abagore bubatse mu ngo bahangana n'indaya zibatwarira abagabo. Rero uyu mugore wari umanutse ku iriba yahengeraga saa sita z'amanywa n'amasaha, abantu bose baba bari bize, barimo kurya, barimo kunywa. None babagore bafite abagabo babo babaga barimo bita ku bana, barimo bagaburira abana, barimo bagaburira abagabo babo saa sita z'amanywa. Icyo gihe rero nicyo gihe yombokaga agafata ikibindi akamanuka akajya kuvoma ku iriba vuba yihuta, kugira ngo azane amazi hakiri kare, abandi bagore batazagurana kureba bakamukubita. Yabaga afitanye bifu n'abagore benshi, yagiye atwarira abagabo, si umwe si babiri, babaga ari benshi. Igihe rero yamanukaga ku iriba, abonye ari umugabo uhicaye avuga it's okay, umugabo nta kibazo, abagabo nibo bakiriya banjye, nta ribi ry'abagabo, nta bugome bwabo, abagore nibo dufitanye ikibazo, ariko abagabo ni abakiriya banjye. Araza aramwegera, ariko ageze asanga n'umuyuda. Agiye kuvoma, Yesu aramwitegereza aramureba, ambwira madamu wampaye amazi yo kunywa. Uyu mudamu arangije avuga ati abagabo nyine ndabazi bo n'abakiriya banjye, buriya nawe agiye kunsaba kine ko turyamana tu. Ariko amwumvise avuze, yumvise ijwi, yumva n'umuyuda. Yumva ntibyacamo, kuko abayuda banena abasamariyakazi n'abasamariya muri rusange. Uyu mudamu abaza Yesu, none kuri umuyuda ngiye nkaba ndi umusamariyakazi, wabasha gute kunywera ku kibindi cyanjye? Wagirana gute ubusabane nanjye? Buriya we yanibwiraga yuko atari amazi asanzwe arimo amusaba, ahubwo kubera akazi yakoraga umugara afite, yarazi ko uyu mugabo nawe atangiye kumutereta, ariko akaba aciye ku kibindi cy'amazi. Bishoboka biti? Kandi Edayeli ndi n'umugore, ese wanywera ku kibindi cyanjye? Yesu abona ibitekerezo biri mu mutima w'umudamu, arangije aramubwira ati madamu, iyaba wari uzundiwe ukamenya n'impano indimo, nawe umusabye amazi, ariko amazi y'ubugingo. Haleluya. Iyo umenya uwo ndiwe ukamenya n'impano y'Imana, nawe uba usabye amazi. Uriwe se sura umugabo, abagabo simbazi ku mutima, ariko arangije namubaza ikibazo. Iri riba ni rirerire, nta kibindi ufite, nta n'ikintu cyo kudahisha ufite, ayo mazi urayakura he? Hanyuma urambwiye ngo impano y'Imana. Mwebwe abayuda musengera i Yerusalemu, muzi ko ariho Imana iba. Hanyuma natwe dusengera kuri uyu musozi, uhereye kera kwa basogokuruza bacu ba Yakobo. Iyo mpano y'Imana umbwira, ntabwo duhuje aho dusengera, nta n'ikibindi ufite. None byumbwira nibi? Ndaje amubwira ati ariko reka nkubwire buri
arongera amubwira ati iri riba ni rya sogokuru Yakobo n'uwarifukuye, niryo basogokuruza bose bavomeyeho, na n'ishya baracyavoma. wese ayo mazi umbwira ni amazi y'ubwoko ki? undi aramubwira, Yesu asubiza umusamariyakazi aramubwira ngo unywa kuri aya mazi azongera agira inyota, ariko jyewe amazi nguha uyanywaho ntago azongera kugira inyota ukundi, kandi imigezi y'ubugingo izadudubiza muri we. unywa ku mazi ntanga. Haleluya. uyu mudamu yahuye n'abagabo benshi, ariko yarahuye n'umugabo utandukanye, yahuye n'umugabo uri difference n'abandi bagabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. aramubwira imigezi y'ubugingo izadudubiza muri we, ntago azongera kugira inyota ukundi. umudamu ati n'ubundi mpora nza kuvoma nihishe banyirukankana, mva ngirira imbabazi umpe kuri ayo mazi nyanywe, sinzagaruke kuri iri riba, ndarirushye. n'ubundi navomaga ari ibibazo, n'ubundi nazaga niruka, nazaga nihishe, rero nyihera kuri ayo mazi, sinzongere kugaruka kuri iri riba. Yesu ambwira ati it's okay, uvuze neza. noneho rero sasa genda uzane umugabo wawe, hanyuma uze nguha amazi. ikibazo kiri he? muri mbyambye avuga ngo iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, mfite umuntu umvugira mu ijuru. ndakunda Yesu n'umuvugizi wacu, ndakunda Yesu uburyo ki atwaramo ibintu. Yesu yarazi uyu mudamu wari we, kandi yari yamubonye ibimurimo n'ibyo agomba gukora byose. Yesu yari yabibonye, ariko amutwara gahoro, amutwara umurongo mpaka ageze kuri point. Ndamu nawe aratekereza, yibaza umugabo ari bujye guhuza, nasanga umugabo afite ntago bagendana mu nzira. hari igihe ufite umugabo ariko mudashobora kugendana mu nzira, ko ufite umugabo mudashobora kwicara mu modoka, ko ufite umugabo mudashobora kujyana muri supermarket, ko ufite umugabo mudashobora kwicarana hanze ku gatebe, ko ufite umugabo udashobora gushyira kuri screen ya telefone. kubera iki? hari abandi banyirawe, hari abandi banyira uwo mugabo. umugore aratekereza avuga ati umva, umugabo nasize mu nzu hari yaryamye, byonyine ntashobora no kugaragaza ko tubana, ntashobora gusohoka hanze abana be bamubona. avuga ati umva, abwira Yesu ati nta mugabo mfite, ariko Yesu yarabizi. Yesu ambwira ati cyakoze cyo, umva wabera mu buzima uvugishije ukuri. ubundi ndaya zirabeshya, barabeshya cyane kugira ngo babone uko battracting abagabo. ambwira ati mukuri kuva wabaho uvugishije ukuri. wari ufite abagabo 5 kandi ntibari abawe, n'uwo mwararanye iri joro, n'uwo ufite uyu munsi nawe wamuteye gapapu. hari umugore n'abana yasize barimo barira, wamuteye gapapu so wawe. umugore abyumvise ati uri umuhanuzi. bari barabisomye mu byanditswe, bari babizi, nabo barafite isezerano ry'uko Mesiya azaza. ambwira ati ubundi ibi ngibi dutegereje umugabo witwa Mesiya. uyu mugabo witwa Mesiya niwe uzaza akatubwira ibintu byose, akatubwira ibyenda kubaho n'ibyabayeho.
Kristo Mesiya. Turamutegereje ntaraza, ariko nushobora kukubwira ibintu byose. Yesu aramubwira ati ni jyewe tuvugana, ni jyewe Kristo, ndi hano. Haleluya, ndi hano. Uyu mudamu abwira Yesu ati rero bamwe baravuga ngo iwanyu i Yerusalemu niho Imana iri, natwe basogokuruza tugasengera ku musozi wa Gerizemu. None bimeze gute? Yesu ambwira ati igihe kirasohoye kandi igihe kirageze ubwo abantu batazaba basengera i Yerusalemu, kandi ubwo abantu batazaba basengera kuri umusozi wa Gerizemu, ahubwo ubwo abantu bazaba basenga mu kuri no mu mwuka, kuko abo ari bo Data yishimira. Haleluya. Abasenga mu kuri no mu mwuka, abo nibo Data nezererwa, abo nibo Data yishimira. Igihe kirageze ko imbago zibomagurika, igihe kirageze ko ibisika bisenyuka. Ibyo mwibwiraga kuva mbere muzi yuko muzasenga Imana ikamumva ari uko muri ku musozi wa Siyoni, muzasenga Imana ikamumva ari uko muri ku musozi wa Gerizemu, ariho hari Imana, ariho hari agakiza. Rero ibyo byahindutse. Yesu Kristo naje kumenagura imbago, naje gusenya ibisika, naje gukuraho ibikuta, kugira ngo abasenga Data bamusenge mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Basengere mu kuri kandi basengere mu mwuka, bitagombeye ngo bari Yerusalemu, bitagombeye ngo bari ku musozi wa Gerizemu, bitagombeye ngo barahana. Aderesi y'Imana ivuye ku misozi. Haleluya. Aderesi y'Imana ivuye ku musozi wa Siyoni, aderesi y'Imana ivuye ku musozi wa Gerizemu, aderesi y'Imana ivuye muri tempo, ivuye mu rusengero, ivuye ahandi hantu ari hose, ahubwo aderesi y'Imana yimukiye mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Uzahamagara Data, uzasenga Data, akamusengera mu mwuka, akamusengera mu kuri, aho azaba ari hose, aho azaba ahagaze hose, azasabana n'Imana. Azumva Imana, azavuga Imana, azagendana n'Imana, azakorana n'Imana. Igihe cyose azabikora ahagaze mu mwuka, ahagaze mu kuri. Ntabwo bigikenewe yuko ujya gushaka Imana ngo bigusabe kuzamuka ku musozi wa Siyoni. Umuhanuzi Zekariya yarahanuye aravuga ngo umuntu wese mu mahanga wose wo mu isi utazaza i Yerusalemu gusenga Uwiteka Imana, iwabo nta mvura izagwa, nta mugisha azabona. Ryari isezerano. Haleluya. Ryari ijambo, ryari itegeko yuko abantu bose mu mahanga yose, mu isi yose, bagomba gukora urugendo bakajya i Yerusalemu, bakajya ku musozi gushakirayo Imana. Niho Imana yarashyize ubuturo, niho Imana yarashyize icyicaro. Uwagombaga kubona Imana wese yagombaga kujya i Yerusalemu. Uribuka mu isengesho rya Salomo amaze kubaka urusengero, yaravuze ngo mu mahanga yose, umuntu wese ava mu gihugu cy'amahanga akaza kuri buno butaka, akaza muri iki gihugu, azanywe no gusenga Imana, azanywe no gushaka Imana, ikibazo cyose azaba afite Mana uzagikemure. Nukinga ijuru ukimana imvura,
ugatera ubutaka kurumba, abantu bakicwa n'inzara, ariko bagahaguruka bakava mu bihugu byabo byatewemo amapfa, byatewemo inzara, birimo ibibazo by'ubukene, ibibazo by'intambara, bakaza hano i Yerusalemu, bakaza kuri inzu yitiriwe izina ryawe, bakaza kuri umusozi wera, bakahapfukama, bagasenga Imana, bagahamagara Imana, bakinginga Imana. icyo gihe haleluya, Mana uzumva uri mu ijuru, ubasubize, ubatabare kandi ubarengere uko bazaba babaye kose. Ikibazo cyose bazaba bafite, agahinda kose bazaba bafite, uzabarengere kandi uzabagirire neza, uzabiyereke, ubahe umugisha. Nuko byari biri, nuko byari byubatse, kuko mu isi yose i Yerusalemu niho hari hateretse urusengero rw'Imana nzima, niho hari hateretse urusengero rw'Imana ikomeye, rw'Imana yera, niho urusengero rwari ruteretse. Rero byasabaga yuko abantu bose kugira ngo babone Imana nzima bagomba kujya Yerusalemu ahari urusengero. Haleluya. Ibyo byatumaga mu mahanga yose yo ku isi abatashoboraga kujya Yerusalemu bifatiraga utumana twabo bakatwubaka, bakishyiraho utumana twabo kugira ngo tubafashe, kuko kujya Yerusalemu byarabagoraga. Ibyo ni byo umunsi wa none amatorero menshi akora ingendo, atwara abakristo, ashora amadolari n'amadolari atagira uko angana mu rugendo rwo kujya kuvizita i Yerusalemu no kujya gusengerayo. Abantu bagafata n'amakredi ya banki bakajya Yerusalemu gusengerayo, bari mu isezerano rya kera. Kujya Yerusalemu si bibi. Natwe Imana niduha uburyo tuzagenda, ariko ni mu buryo bwa tuwa, agera mu buryo bwo gusenga. Ni byiza ko mugenda kuvizita hano hari amateka ya Bibiliya. Iki cyabereye aha, Yesu yahuriye n'umusamariyakazi kuri iriba, niho yari yicaye. Ibyo bituma ushobora kumva Bibiliya neza, bituma ushobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana neza, kuko hari fact, hari ibimenyetso. Wasobanuriye kuri fili, ahangaha ni kuri ya nyanja ya Tiberiya, ahangaha ni handi Yesu yarobeshereje amafi, ni handi yahereye amafi Petero, ahangaha niho yasangire n'abigishwa biwe, kuko harahari aho byabereye, aho byakorewe. So ni byiza kujyayo, kwiga ayo mateka, kureba ayo mateka, ariko ntabwo bisobanuye ngo niwe ujya guhurira n'Imana. Oya, aha ni abantu bibesheye ngo muze tujye Yerusalemu ibibazo byose bizasubizwa, ngo muze tujye muri Isirayeli gusura Isirayeli. Bakavayo bakazana igitaka bavanye hariya, barangiza bakakibagurisha. Aka gataka kangana uku ni amadolari 1000 twagakuye muri Isirayeli. Utu tuvuta tungana uku nguku ni amadolari 2000. Turimwe imbaraga, twavuye muri Isirayeli. Ari amavuta menshi bagurisha bwe ntabakuye muri Isirayeli, bakura muri Nigeria. Ari abapuriza kwantu mukabona baraguye, ntago ava muri Isirayeli, ava muri Nigeria. Ariko ntago bazabwiza ukuri, babwire ko bakuye muri Nigeria. Baza bakabwira, bakomekaho utwe etiquette twanditseho Isirayeli, tubona akadarapo ka Isirayeli, ubundi bakazajya tubagurisha amadolari 100, amadolari 100, amadolari 300, amadolari 1000, kandi mukagura. Barangiza bagategura urugendo ati abantu bose tuzagenda mu rugendo bazakira, bazabohoka, ibitangaza bizakoreka. Bamwe bakajya kuri banki bagafata ama credit ku masareria, bandi bagafata zarambere, abandi bagapoteka ibintu runaka. Ningiye Yerusalemu nzakira.
Yesu yaravuze arimo abwira umusamariyakazi, igihe kirageze kandi kirasohoye yuko batazaba bagisengera data ku musozi Yerusalemu cyangwa ku musozi wa Gerizemu, ahubwo bazaba basengera data mu mwuka no mu kuri. Ni amagambo ya Yesu. Haleluya. Barabashuka, barababeshya, barabacuruza, barabatirika mu mitwe, barabakoramo bizinesi, ariko siko kuri. Ukuri ku ijambo ry'Imana, abasenga data ntibamusengera i Yerusalemu ku musozi, ntibamusengera ku musozi wa Gerizemu, ahubwo bamusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Nta hantu na hamwe hahari muri isi wahurira n'Imana si mu rusengero runaka, si ahandi hantu runaka. Inzira Yesu yashyizeho ni imwe. Niyo mpamvu yavuze ngo ikizabagira umumaro ni uko umwuka wera bamanukira, kuko umwuka wera nataza ntabwo muzashobora kumenya Imana, ntimuzashobora guhura n'Imana, ntimuzashobora gusabana n'Imana. Inzira yo guhura n'Imana ni mu mwuka wera, ni mu kuri. Haleluya. Ni byiza ko habaho insengero zikubakwa, abantu bakajya bagahura n'abandi, impano zigatyazanya. Biravuga ngo icyuma gikaze ikindi cyuma, abantu bakabona bakoreshereza impano, bakabona bakoreshereza imihamagaro, abantu bakaba timu bagahurira hamwe, umwe agacuranga, ndakaririmba, ndakabwiriza, abantu bagafashanya kuko bari hamwe. Ariko ntibavuze ngo aho niho Imana iri. Hoya, Imana iri mu mwuka. Basenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko Imana ari umwuka. Uyibona ayisenga mu mwuka, ayishakira mu mwuka. Ntago bayibonera i Yerusalemu, ntago bayibonera ku musozi wa Gerizemu, ntago bayibonera mu rusengero runaka, ntago bayibonera muri tempo runaka, ntago bayibonera ku musozi runaka. Yaba Imana yabonerwaga ku musozi, inshuro tumaze kwiruka ku misozi, warahuye n'aya masoko yandi. Si wowe kujya mu rusengero, si wowe kuzamuka ku musozi. Kujya gusengera ku musozi ni byiza. Kubera iki? Ni sacrifice, uwatanze igitambo. Ikindi cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo tuve aho abantu bari, uve mu rusaku, ujya ahantu nta kindi kintu kikuderanje. Kuko iyo wagiye ku musozi uba wasize ibintu byose inyuma, uba wasize umugore inyuma, uba wasize abana, uba wasize umugabo, uba wasize amadeni, uba wasize inkono n'amasafuriya, uba wasize uguhamagara ngo dukora iki, ngwino tugire uko, gira ibi, kora ibi, caha, gira uko uhamagara. Ubona hari igihe usengera mu nzu, waba urimo gusenga umwana akarira, waba urimo gusenga muturanye akaza agakomanga, waba urimo gusenga telefone ikaba irahamagaye, waba urimo gusenga utuderanjemo n'utundi twinshi twakomeza tuza. Nubwo waba wifungiranye, wajya kumva ko umwana ari ku muryango w'icyumba arimo arakomanga, yanze ibintu byose aragushaka, yakwinjira agashaka ko mukina. So izo deranjemo zose zirabaho mu rugo, ziraba mu cyumba cy'amasengesho. Urajya ku rusengero naho ukasanga abandi bantu bari muri ibi, barakora ibi, baragira uko, arakuvugisha ibi, urahindukira urakona yakurebye, uragenje uko ngubu. Utwo tuderanjemo twose tubaho. Urajya mu cyumba cy'amasengesho ugasanga hariho porogaramu, hariho ugomba gutangira, hari ugomba gukomeza, hari uyoboye ibi, hari usengera ibi, hari ugenza uko nguko. Ugasanga ugiye mu murongo bakuyoboyemo mpaka amasaha 5 arashize 6, murakinze muratashye. Rero bikaba ngombwa yuko usabwa kujya ku musozi, aho upfukama imbere y'Imana, aho usenga, nta mwana ukuderanja, nta byo kurya biri mu nkono biguhumurira, nta cyo kuri butike, nta muturanye, nta ku rusengero, nta mu cyumba cy'amasengesho kubwira ngo gira gutya, nta urimo, wowe ubwawe n'Imana. Urumva icyiza cyo kugenda ku musozi?
niyo mpamvu tuzamuka tukajya ku musozi, niyo mpamvu mu masengesho yacu dupanga igihe cyo kuzamuka kujya ku musozi. Ariko si bisobanuye ngo niho Imana iri, ahubwo ni uburyo. Umusozi ni kimwe muri strategie zidufasha gusabana n'Imana. Umusozi uro strategie idufasha gusabana n'Imana, ariko si Imana iri. Imana iri mu mwuka kandi Imana iri mu kuri. Nujya ku musozi utari mu mwuka uzataha uko wagiyeyo. Biriya bintu byose dukora, kujya ku karago, gupfukama, kwiyiriza, kuzamuka ku musozi, kugenda ku rusengero, kugenda mu cyumba cy'amasengesho, gusenga n'abantu, ni ibintu bidufasha muri discipline, nyine bidufasha muri protocol. Ni protocol, biriya zose ni protocol zidufasha. Nkuko iyo ugiye ahantu mu bukwe usanga ari protocol yashyizweho, hari ukubwira aca ahangaha wicare hano, hanyuma igihe cyo gufata fanta haguruka uzuyifata ahangaha, igihe cyo gufata ibyo kurya hakajya protocol banza guhagurutsa abangaba, mwebwe mwe mwicaye mwarangiza muca ahangaha. Izo protocol zirabaho mu bintu byose, zirafasha. Ntabwo ushobora gukora ikintu kidafite protocol. Ahantu hose hagira organisation, hagira protocol. So rero uko gusenga, uburyo dukoresha bwo gusenga ni protocol idufasha, ni protocol ituyobora. Twagiye mu cyumba cy'amasengesho, kuko wagiye mu cyumba cy'amasengesho urabizi ko wagiye mu cyumba cy'amasengesho ukuraho telefone, hanyuma ukicara, umutwe wawe n'ibitekerezo byawe, mind yawe yose ukerekeza ku gusenga, kuko nyine uzi ko waje mu cyumba cy'amasengesho. Iyo wagiye ku musozi, attention yawe yose iba yavuye kuri za porogaramu zindi. Ntabwo bagiye ku musozi ngo ugitekereza ko uri buze kujya kugura ibijumba, uri buze kujya kugura ibishyimbo, uri buze kujya kugura ibiharage n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Oya, attention yawe iri kuri cya kintu cyakujyanye. Wahagurutse, wishyuye itike, wakoze urugendo, wagiye ahantu kure cyane, wiriwe umunsi wose kugeza ku mugoroba. Iyo attention yawe ikuzamura mu rundi rwego. Iyo attention yawe ituma hari ubundi busabane winjiramo. Iyo attention yawe ituma hari izindi mbaraga wakira. Ariko mu kuri si Imana iri. Iyo discipline ushobora no kwifata ukayishyira ku murongo neza munsi wawe. Ushaka kubona Imana kurenza ndi wazamutse ku musozi utashyizemo iyo discipline. Ubundi gusenga ni ugukuraho akajagari kose, ukajya imbere y'umunyacyubahiro utuje utekanye ukavugana nawe. Rero usanga inshuro nyinshi amasengesho yacu aba arimo akavuyo kenshi, nta mutuzo uburimo, kuko mu gusenga amasengesho arimo ibice bitandukanye. Hari amasengesho y'intambara ya fighter. Hari igihe uba wuzuye imbaraga z'Imana, wuzuye ijambo ry'Imana, ariko ukaba ufite ibintu ugomba kurwana nabyo, ugomba gusenya, ugomba kumenagura. So icyo gihe utangira gusenga amasengesho ya fighter, y'amasengesho y'intambara. Urimo urakubita impande zose, urimo urakubita abadayimoni, urimo urakubita abazimu, urimo urakubita karande, urimo uravunagura, urimo urasenya. Aho naho ntibigusaba kurangara, ariko bigusaba kuba amaso no kuba focus ku ntambara urimo gukubita. Ari n'amasengesho usenga igihe wuzuye imbaraga z'Imana, igihe wuzuye ubushobozi bw'Imana, kuko urimo urahangana n'imyuka, urimo urarwana n'imyuka runaka, urimo urarwana karande, urimo uracagagura. Hari andi masengesho rero yo kwinginga. Aya masengesho yo kwinginga ni igihe none sasa uje imbere y'Imana, ntabwo urimo urwana n'imyuka, ahubwo uhagaze uri imbere y'Imana, urimo uravugana n'Imana. Ni igihe ushyira umutima wawe mu kubaho kw'Imana, ni igihe ushyira umutima wawe mu bwiza bw'Imana, ni igihe ureka derangement zose, ni igihe ushyira ibintu byose ku ruhande, hanyuma warangiza umutima ugaturiza imbere y'Imana. Iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi. Haleluya. Jambo avuga ngo tuzakirizwa mu ituze
nusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami wa mbere 19, igihe Eliya yajyaga ku musozi guhura n'Imana, haje umushyitsi, haza imiriro, haza inkuba zirakubita, haza imitingito, haza earthquake, haza ibintu byinshi cyane biteye ubwoba, ngo ariko birangiye byose, ngo nta Mana yari muri ibyo byose. Birangiye ngo haza ijwi ry'ituze, haza ijwi ryongorera, haza akayaga gahuha gake cyane, haza ijwi rituje ryorohereje, ngo aho ngaho niho Imana yari iri. Haleluya. Muri iryo tuze, muri iryo tuze riciye bugufi cyane, niho Imana yari iri, niho Imana yaganirizaga Eliya. Rero uyu ni umwanya wituze, ujya imbere y'Imana, ugaturiza imbere y'Imana, ujya imbere y'Imana umutima ukavugana n'Imana. Iri ni isengesho ukora wiyejeje, ni isengesho ukora wasabye Imana imbabazi, ni isengesho ukora wakuyeho ibintu byose bikuderanje. Ni igihe ujya imbere y'Imana ukaba uzi ko uhagaze imbere y'Imana, uciye bugufi imbere y'Imana. Ni amasengesho ajyana no kuramya, ajyana n'umutuzo, nta rusaku nta n'akajagari kaba muri aya masengesho. Warangiza ugatangira kuganiriza Imana, ugatangira kubwira Imana, Mana ndashaka ugire gutya. Iri sengesho ryo kwinginga ni ryo sengesho Mose yakoze igihe Abisirayeli bari baramije ikigirwamana. Imana yafashe decision yo kubarimbura bose ikabakuraho, Mose ikamuhinduramo ubwoko bukomeye. Mose ajya imbere y'Imana atuje, yinginga Imana, abwira Imana ngo Mana ndakwinginze abantu ntubarimbure, Mana ndakwinginze abantu ntubatsinde hano, Mana ndakwinginze ibuka imbabazi zawe, ibuka ubuntu bwawe, ibuka urukundo rwawe. Abanyegiputa bazavuga ngo wananiwe kubajyana mu gihugu cy'amasezerano, niyo mpamvu wabishe, bo ntago bazamenya ibyabaye hagati yawe n'ubu bwoko butagwanda ijosi. Ariko ibuka imbabazi zawe, bagirire neza, basi ku bwanjye baha amahirwe yo kubaho. Iri sengesho ryo kwinginga ntushobora kurikora udafitanye ubusabane n'Imana. Ugomba kufitanya ubusabane n'Imana, kuko uri umuntu uhindura porogaramu y'Imana, uri umuntu ubuza Imana gukora ibyo yagombaga gukora, ukayiha icyerekezo. Ibyo rero biba iyo ufitanye urwo rukundo hagati yawe n'Imana, biba ufite ubwo bushuti hagati yawe n'Imana. Iyo ubwo bushuti budahari, ntabwo wabuze Imana umujinya wayo, ntabwo wabuze Imana kurakara, ntabwo wabuze Imana gusohoza umugambi wayo, waba ari mubi waba ari mwiza. Ariko iyo ufite uru rukundo ruri hagati, ubu busabane, ubu bushuti uri mu mwanya wa nyawo, uganiriza Imana utuje utekanye, Imana ikakumva nawe ukayumva. Aya niyo masengesho yo kwinginga, uyu niwo mwanya wo kwinginga. Umwingizi ni umuntu uri mu busabane n'Imana, ni umuntu uri muri right. Ntushobora kwinginga Imana, ntushobora gusaba Imana guhindura gahunda zayo cyangwa gukora ikintu kitari muri gahunda zayo utari inshuti nayo. Umwingizi ni umuntu uba warubatse ubushuti bwe n'Imana, buba buri ku rundi rwego. Ubusabane bwe n'Imana buba buri ku rundi rwego. Abwira Imana ngo Mana iki ntugikore, Imana ntigikore. Akabwira Imana ngo Mana iki gikore, Imana ikagikora. Y'umwinginzi wa nyawo. Gusa hari abitwa bo ariko atari bo, kuko ntibazi nicyo bagomba gukora muri uwo mwanya. Ariko iyo usobanukiwe neza icyo ugomba gukora, ni Mose arimo kubwira Imana, Mana ndakwinginze. Abingizi ni bande? Abingizi ni ba Nehemiya. Nehemiya abwiwe yuko Yerusalemu hasenyutse abaye amatongo, ajya imbere y'Imana amara iminsi 3 yiyirije,
atajya atanywa, hanyuma atangira kwihana ibyaha by'abandi. Umwinginzi ni umuntu watura ibyaha by'abandi, ni umuntu wihana ibyaha by'abandi, afata ibyaha by'abandi akabyikorera, hanyuma akabihanira, akabasabira Imana imbabazi. Ni ba Nehemiya. Nehemiya ari umwinginzi, ararira, arataka. Arimo ararizwa n'iki? Arizwa nuko Yerusalemu habaye amatongo. Arimo kwinginga Imana ngo hongere hasanwe. Arimo kwinginga Imana ngo amarembo Yerusalemu yongere yegurwe. Arimo aringinga Imana kugira ngo Imana igarukire Yerusalemu. Kubera iki gusenyuka kwa Yerusalemu? Nuko Imana yahateye umugongo, nuko Imana yahavuyeho, nuko Imana itakihakorera, nuko Imana itakihagenderera. Kandi kirukanye Imana n'ibyaha by'ab'i Yerusalemu, n'ibyaha by'abantu bayo. Rero Nehemiya yikorera ibyaha, aza imbere y'Imana arira, aboroga, yinginga kugira ngo imbabazi z'Imana zimanuke kuri we. Hanyuma Imana yikureho uburakari bwose yarakaye Yerusalemu, nirangiza yemere ko hongera kubakwa. Mu kwinginga kwa Nehemiya, Yerusalemu hongera kubakwa. Mu kwinginga kwa Mose, Abisirayeli bakomeza ko bari bakatiwe urwo gupfa. Iki nicyo bisobanuye umwinginzi. Rero aya masengesho yose kugira ngo agire umumaro, ntabwo asengerwa i Yerusalemu, ntabwo asengerwa ku musozi wa Gerizemu, ntabwo asengerwa ahandi henshi hatandukanye mwibwira. Asengerwa mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Bisaba kuba uhagaze mu mwuka, bisaba kuhagarara mu kuri. Nicyo Yesu arimo kubwira umusamariyakazi. Igihe cyageze ko abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri. So ubwoko bw'amasengesho se wabusenga, yaba y'intambara, yaba yo kwinginga, yaba yo gusaba, yaba yandi yose, icyo usabwa saho uyasengera. Icyo usabwa si igihugu ujyamo, icyo usabwa si agace ujyamo, ahubwo icyo ukeneye, icyo wifuza, icyo ukeneye mu buzima bwawe. Apana icyo wifuza, icyo ukeneye. Samutemu twifuza ibyo tudakeneye, ariko icyo ukeneye, umurongo wa nyawo no gusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Iki nicyo gihe turimo rero, nicyo gihe duhagazemo. Ni igihe cyo gusenga mu mwuka no mu kuri. Nuhagarara mu mwuka, nuhagarara mu kuri, uzasenga bikunde. Nuhagarara mu mwuka, nuhagarara mu kuri, aho uzaba uri hose, ari amasengesho y'intambara uzasenga, ari amasengesho yo kwinginga uzasenga, uburyo bwose uzasengamo. Igihe kirageze ko abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri. Umudamu abyumvise araguruka, arirukanka, agenda mu mudugudu, arangije abwira abasanze mu mudugudu bose ati uw'abahanuzi bavuze jye namubonye, wa wundi Mesiya mutegereje, yambwiye ibyo nakoze byose, ngo abantu barabyizera, abantu barakizwa. Uyu mudamu abwiriza ubutumwa bwiza, umudugudu wose urihana. Yasohotse atagifite ubwoba. Simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumbe nasanze ko ryabuye ni Yesu, ko naraye ku rurembo niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mudamu yabagaho yihishe, yabagaho yububa, yabagaho akwepana n'abantu. Amaze guhura na Yesu, asohoka atagifite ubwoba, asohoka mu mudugudu avuza induru, arahamagara. Haleluya. Abona atwariye abagabo, yamwe bagabo mwese twasambanye, nimusohoka ngambabwire, sinkiri wa wundi, nahindutse. Haleluya. Yamwe bagore mwese
nafitanye namwe ikibazo uyu munsi cyarangiye nta kibazo nzongera kugirana namwe, nimusohoke mbabwire nahuye n'uw'ibyahanuwe byavuze, nahuye n'uw'ibyanditswe byanditsweho, nahuye na Mesiya, nahuye na Kristo, yambwiye ibyo nakoze byose, ubu ndi icyaremwe gisha. Haleluya. Mudamu asohoka atagifite isoni, asohoka avuye ku marembo y'ijuru, asohoka afite confidence. Yahuye na Yesu ugira confidence, yahuye na Yesu rebosha karamasayini, yahuye na Yesu ugira confidence, yahuye na Yesu. Ntabwo ubukiro wahahise. Babyumvise barakizwa barihana, abandi bati reka tumanuke tujye kureba uwo Yesu. Barahagera, bahageze koko barahamusanga. Bibiliya iravuga ngo hakizwa baruta abo wa mudamu yabwirije. Amateka akomeza avuga yuko nyuma yuko Yesu Kristo agiye mu ijuru, izi ntumwa ba Petero na ba Yohana babwirije i Samariya, hose harahinduka, huzura agakiza. Haleluya. Message y'umunsi wa none yavuga ngo igihe cyo gusenga, igihe cyo gusenga mu mwuka no mu kuri. Niyo message y'umunsi wa none. Reka ngane ku musozo, soze ndimo kubabwira ngo igihe kirageze ko usenga mu mwuka no mu kuri. Ingendo zose werwa gukora zikore nta kibazo, ariko uri mu mwuka, uri mu kuri. Amasengesho yose uzasenga, uzasengera hose, kode ni imwe, urufunguzo ni rumwe, ni umwuka n'ukuri. Niwisuzuma ugasanga nturi mu kuri, niwisuzuma ugasanga nturi mu mwuka, subira inyuma ushaka ukuri n'umwuka, ubone kuzamuka umusozi wawe. Subira inyuma ushaka ukuri n'umwuka, ubone kugura iyo tike ujya muri Yerusalemu gusengerayo. Shaka ukuri n'umwuka, ubone kurira bisi ujye kuri urwo rusengero cyangwa urine kwatsa imodoka ujye muri iyo tempo yawe ujyamo. Shaka ukuri n'umwuka, shaka ukuri n'umwuka. Nubibona ukabishyikira, uzabone kugenda hahandi hose, aho uzahagarara hose, aho uzapfukama hose, aho uzasengera hose, ariko uri mu kuri, uri mu mwuka. Imana izumva, Imana izururuka, Imana izasubiza. Ariko aho uzaba hose utari mu mwuka, utari mu kuri, ni ukwibeshya. Ni ijambo rya Yesu, ntabwo ari ijambo rya Apotre Eric Mugwaneza. Ni Yesu wabivuze, ni ijambo ry'Imana byavuye mu kanwa ka Yesu. Nawe nubikora, nubikurikiza, bizakubera byiza. Dusengere Data mu kuri no mu mwuka. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere Imana. Reka dusenge dusoze. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushima ku bw'ijambo ryawe, turashima kuko wabanye natwe, turashimye ko watugiriye neza, turagushimira ijambo Mwami. Umugisha buri umwe wese Mwami wabanye natwe muri kino gitondo, buri wese wakurikiranye ijambo ryawe, ntuzarikurikirana Mwami, rigira aho rimuvana, rigena aho rimujyana, kandi rigira icyo rimumarira. Uhimbure imitima yacu, ukomeze kutwigisha, kandi ukomeze kudukomereza mu buntu bwawe no mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza. Nice Sunday. Bye bye.